Haleluya, haleluya, dushima Imana bene data, nshuti bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye uyu munsi ko yongeye kutwongera umunsi wo kubaho, ko yongeye kuduha igihe kandi cyo kugaruka kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kugira ngo twongere twibukiranye intego y'uru rugendo kandi twongere kugwiza amashimwe mu mitima yacu kuko Imana ikomeje kuturindira ubuzima. Imana yacu nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye iki gitondo, twongere tunezererwe Imana yacu kuko intego yacu iri nta yindi nkuru tuzabara. Akanwa kacu kazavuga gukiranuka ko Imana yacu umunsi wire. Imana ibaho umugisha kubwo kubana natwe umunsi kundi tugenda tubona ibitekerezo byanyu, tubona kandi uburyo mudukurikira, tubona kandi uburyo murushaho gusengana natwe. Imana ibahereza umugisha. Reka dusenge n'ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana yacu nkuru, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa. Iki gitondo turakunezerewe kubw'uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye byatubayeho, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye gutabara no kurengera kuko wagiye ubana n'abantu bawe. Iki gitondo tukaba tukiri bazima, turabigushimiye. Ubugingo bwacu niyo buzima kugira ngo tuganire kuri iri jambo rinyura imitima yacu, kandi umuntu wese uryumva n'uzaryumva bose bazunguke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'124. Turasoma imirongo yaho yose, tuganire kuri iri jambo umwanya mutoya, hanyuma dusangire ibihe byiza biboneka muri iri jambo ry'Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka dusome. Karanditse ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, abari kwa Bisirayeli bavuga none, iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri baratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi, amen. Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Dusomye indirimbo ya Dawidi y'amazamuka, aho yavugaga ishimwe, aho yibukaga iminsi yahatambutse, akanezererwa Imana y'agakiza ke, ibyo yakoze mu gihe cye cyashize, nuko yibukiranya n'abandi yabwiraga nawe, kandi yibuka ineza y'Imana, ararangurura arabivuga, aravuga ati Uwiteka iyo ataba ari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga tuba twaramizwe n'isuri, iba yaratumize bunguri, kandi amazi aba yaraturengeye rwose. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ati kandi ubwo abantu baduhagurukiraga, umujinya wabo uba waratumye ahacu harangira, ahacu haba hatakibukwa, ibyacu biba byararangiye rwose. Amazi aba yaraturengeye, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, kandi ubwo amazi yihindurizaga aba yaraturengeye rwose. Ariko Uwiteka himbazwe ko atadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo, ko atadutanze kuba umuhigo w'ibyaduhigaga, w'ibyadushakaga kutumaraho rwose ngo ahacu habe hatakibukwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro ko ariyo yakomeje kuturamiza amaboko yayo akomeye. Uyu munsi tukaba tugishima izina ryayo. Uyu munsi akanwa kacu kakaba kakivuga inkuru yo gukiranuka kw'Imana yacu, ya yindi yaturamije ukuboko kwayo gukomeye, ya yindi yaturengeye tukabona umuyaga urahushye uratambutse, ya yindi yaturengeye tukabona isuri yatembaga irahise ijyanye n'ibyayo, twe dusigaye twemye. Ishimwe kandi himbazwe ko itadutanze, itaturekuye ngo tube umuhigo w'amenyo y'ibyaduhigaga. Imana yacu yishimye cyane.
arakomeza bivuga neza, aravuga ngo ikigoyi ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'amagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira, kandi gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane, amen. Rero Uwiteka iyo ataturamisa amaboko ye akomeye, iyo atakuramira nahanjye ngo ndamire, iyo atadufubika ngo mfubike nawe agufubike, ntabwo uyu munsi tuba tugeze kuri iyi tariki. Ntabwo ukwezi kwa mbere uba warakurenze. Hari abuzi, hari n'abo utazi, hari abo wumvise ku makuru, ku matangazo yandi ya buri munsi atambuka yo kubika abagiye, ariko wowe none uracyariho. Imana ishimwe. Iyo Uwiteka atakuramira mu kazi kawe, ntabwo none ahawe habakibukwa. Iyo atagutwikiriza urukundo rwe rwinshi, wakuramize ukuboko kwe kw'imbaraga, ahawe haba hararangiye. Ikimwaro kiba cyaragukose, uba waramwaye, uba warasebye rwose. Imana ishimwe. Imana ni Imana, n'umutabazi, n'umwishingizi, n'umurengezi ku bantu bahisemo kuguma muri yo, ku bantu bahisemo kubika ubugingo bwabo muri yo. Ibabera umwishingizi, ibabera imbaraga, ibabera ubwugamo, ibabera ubuhungiro. Imana ishimwe. Nicyo gituma Dawidi yavuze ngo ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Imana ishimwe. Kandi ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego, iva mu kigoyi cy'abagoyi. Imana ishimwe. Muzarebe kera turi abana bato nubwo twakundaga kubikora, ariko n'ubu abantu barabikora. Ahantu hakunda kuba hari nk'utunyoni, abana bagakora umutego ukuntu kugira ngo kaze kugwamo, cyangwa n'utundi dusimba duto bakagatega kugira ngo kaze kugwamo. Ubwo ni bwo buryo Satani ajya akoresha, nicyo kigereranyo bibiri duhaye, kugira ngo atege umuntu igico, amutege agwe mu mutego, nk'uko inyoni igwa mu mutego watezwe abantu bakaba barayifashe. Nyine niko Satani nawe ajya agerageza umunsi ku wundi kudutega imitego kugira ngo tuyigwemo, ahacu harangire, ikimwaro kidukore, isoni zitugereho, tumware rwose duhindane. Ariko Imana ishimwe ko itadutanze kuba umuhigo amenyo y'ibyaduhize. Imana ishimwe ko itadutanze kugwa mu mutego w'ibyashatse kuduhitana no kurangiza ubugingo bwacu, no kurangiza inzira zacu, no kutwicira umumaro. Imana ishimwe ko itagutanze, nanjye Imana ishimwe ko itantanze. Nuko ubugingo bwacu bukaba bukize nk'uko inyoni iva mu mutego, nuko ikigoyi kikaba gicitse natwe tukavamo turi bazima, tukavamo dushima, tukavamo turangurura tuvuga ngo Imana ishimwe, haleluya, ko itadutanze kuba umuhigo w'amenyo y'ibyaduhigaga. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Byashoboka ko ahari mu ntangiriro z'umwaka, reka nivugire kuri uyu mwaka by'umwihariko turimo dusoza, wenda Satani yakugerageresheje uburwayi, wenda ukareba ukava mu kwezi kwa mbere ukabona kugeza uyu munsi mu ntambara wagiye urwana, mu bibazo wagiye uhura nabyo mu rugendo rw'ubuzima, ukabona ikintu cyakugoye kikagutsikamira cyane, ari umubabaro w'umubiri, ukabona ni wo mutego Satani yagutegesheje kugira ngo ahari habe hatakibukwa hawe. Ariko ubisuzumye neza ugasanga uyu munsi kuri iyi tariki nawe uracyahumeka, nawe uracyariho, nawe uracyashima izina ry'Uwiteka. Nuko fatanya na Dawidi muri iri jambo uvuge ngo nanjye ndumva nashima Imana ko itantanze kuba umuhigo w'ibyampigaga. Nawe uvuge ngo ikigoyi kiracitse, nanjye mvuyemo ndakize. Imana ishimwe, haleluya. Byashoboka ko ahari Satani yabarakugerageresheje kurenganywa n'abantu cyangwa kuriganywa ibyawe, ukabona wenda aho utuye Satani arashaka kukuriganya ibyawe, ukabona ukwezi kwa mbere kurashize urwana iyo ntambara, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukabona urakomeje urwanya intambara nk'iyo, ariko ukabona uyu munsi uracyavuga ngo izina ry'Uwiteka niryo ryambereye igihome, niryo ryambereye umurengezi, niryo ryambereye umwishingizi, niryo nihishemo ndindirwamo. Nawe vuga ngo ikigoyi kiracitse, nanjye mvamo ndakira. Imana ishimwe.
Aleluya. Byashoboka ko ahari Satani yakugeragereje mu ngendo zawe, ukabona uko ukoze ingendo ubonye ibimenyetso by'uko ahari utakabaye urokoka izo ngendo, impanuka zibamo n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko ukabona ukuboko kw'Imana gukomeje kukuramira, gukomeje kukubera ingabe gukingira, gukomeje kugufubika, gukomeje kukuba hafi. Nuko uyu munsi ukaba uri kuvuga ngo Uwiteka ashimwe ko atananze ku muyigo w'ibyampigaga, ko atananze ku muyigo w'ibyari binyasamiye ngo bimire bunguri ahanjye hakaba hatakiriho, hatakibukwa, ariko uyu munsi ikigoyi kikaba gicitse nanjye nkavamo ndi muzima. Imana ishimwe. Gutabarwa kwacu rero kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Twaba turi mu gihe cyo kugeragezwa, twaba turwaye, twaba dukennye, twaba dushoje, twaba duhura n'imiraba n'imiyaga y'uburyo cyangwa ibumoso, twaba turi guca mu nzira zitugoye, amaso yacu akabona ibintu atifuzaga kubona, amatwi yacu akumva ibyo atifuzaga kumva, kubera intambara zo mu isi, kubera ibigeragezo byo muri ubu buzima. Ariko Imana yayindi yakuramiye nanjye ikandamira, muri iri jambo dukwiye kongera kwibuka ko gutabarwa kwacu nge nawe kubonerwa mu izina ry'Uwiteka, kutabonerwa muri marume wanjye, kutabonerwa muri so wanjye, kutabonerwa muri nyogosenge, kutabonerwa muri so cyangwa nyoko, gutabarwa kwawe kutabonerwa mu muturanyi, gutabarwa kwanjye kwawe kutabonerwa mu bakomeye bo mu isi. Nubwo rimwe na rimwe Imana igiye bahindura ibikoresho kugira ngo ibanyuremo, isohoze kwera kwayo, isohoze umugambi wayo, isohoze isezerano ryayo ku buzima bwawe, ariko ntabwo aribo babikora nk'abo nyine, ahubwo izina ry'Uwiteka ribonerwamo gutabarwa kwanjye nawe. Imana ijya yishakira inzira ikayicisha mu bantu, ikayicisha mu buryo butandukanye. Ishobora kuyinyuza mu buzi, ishobora kuyinyuza mu butazi, ishobora kuyinyuza mu bakomeye cyangwa aboroheje, ishobora kuyinyuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukabona gutabarwa kwawe kurabonetse. Ariko nukuri gutabarwa kwanjye, gutabarwa kwawe kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Niwe wenyine wugurura amarembo yari yugaye, niwe wenyine ufungura inzira zari zifunze, niwe wenyine uharura inzira no mu butayu, niwe wenyine utembesha amazi ahantu hatari hari amasoko, niwe wenyine ukingura, niwe wenyine ukinga nihagira ukingura. Imana ishimwe. Umwe yigeze kuvuga ngo Imana ngo hari igihe ikingura ngo nuko urugi karutwara ngo hatagira uwongera gukinga. Arimo abivuga nabitekerejeho cyane, sanga koko niko ijya ibikora, ariko mpita nibuka kandi kantu, ndavuga ngo ibi bintu nubwo ari byo, iyo icinze nabwo urufunguzo irarutwara ikarubika kure ntihagire umuntu ugukingurira. Byashoboka kuri mu gihe ubona ko hari ibyo yakingiranye, hari ibyo ubona usengeye igihe ukabona ntabwo urimo kubishyikira, ukibaza ngo ese kuki narimo gusubizwa, ese kuki narimo ntabarwa, ese kuki narimo mbona uburengezi bw'Imana kuri iki kintu. Ariko ndagira ngo nkwibu ko ari Imana ikinga ntihagire ukingura, ari Imana kandi ikingura ntihagire umuntu ukinga. Nuko uturize Uwiteka kandi umutegereze, umutima wawe ugira ihumure, wongere ugira ibyiringiro, uvuge ngo nubwo mbabaye, nubwo mbabaswa, nubwo geragezwa, nubwo ndushwa, nubwo nyuri iburyo nkanyura ibumoso nkabura inzira, ariko Imana umunsi izaza izantabarisha ukuboko kwayo kwiza. Imana ishimwe. Dawidi yabivuze neza, Uwiteka himbazwe, Uwiteka nashyirwe hejuru, ko atadutanze ku muhigo wamenyoye ibyaduhigaga, ko atadushyize mu maboko yaradusumiriye kudufata, ko atadushyize mu rwobo ngo aturekereyo. Daniyeli yinjizwa mu rwobo rw'intare, yarageze mu gihe gikomeye, yarageze mu gihe ubuzima bwe bwagombaga kurangira, ariko amaboko y'Imana amukurikirayo, nuko Imana imurindirayo. Yanezezwa cyane no kwibuka ijambo Nebukadinezari yavuze agiye kumuhamagara, aravuga ngo mbe Daniyeli mugabo ukundwa, ngo Imana ikorera ngo yaba yakurinze. Ibaze nawe, yongera gutekereza ko Imana Daniyeli yasenze, Imana akorera, Imana avuga, Imana yabwiye abantu, ari Imana ifite ukuboko gushobora kumukiza, kukamukiza n'amenyo y'intare. Imana ishimwe. Reka nkubwire mwene data, nubwo uri mubona wenda hari ibikuruhije, hari ibikugerageje, tumaze iminsi dusenga, twagira isengesho rya mu gitondo, nkababwira ngo twongere twiragize Imana, twongere tuyibwire ngo ongera ugendane natwe, twongere tuyibwire ngo mu ngendo tugendane, twongere kandi tuyishimire ibyo imaze gukora. Hari igihe abantu baterwa n'umwuka wo gusaba gusa, umuntu akagira igihe kinini cyo gusenga asaba,
gusaba, cyamara gusubizwa agasubira gusaba, ikindi cyasubizwa agasubira gusaba, umuntu agahora mu mwuka wo gusaba, ariko ishimwe ry'Imana mu kanwa rikabura. Imana yagira ibyo ikora kugira ngo wature gushima, bikabura bikaba bikeya, ariko ijambo riravuze, Dawidi yavuze ngo njyewe ugutabarwa kwanjye kubonerwa mu izina ry'Uwiteka, kandi ngo ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Uwiteka himbazwe ko atadutanze ku muhigo w'amenyo ibyaduhigaga. Subiza amaso inyuma nawe. Jehova Jire bararimba baravuga ngo subira inyuma usure amateka yawe, ngo sura umusozi w'iwanyu warutuyeho, sura kavukire, reba urungano ngo abariho n'abatakiriho, reba ibyo Imana yagukoreye mu myigire yawe, reba ibyo Imana yagukoreye mu kazi kawe, reba ibyo Imana yagukoreye no mu gihe cy'ubushomeri, yaragusize irakwambika irakugaburira, ntabwo iyo sura n'iyo shusho bikubonekaho. Reba ibyo Imana yagiye ikora uko bukeye uko bwisha mu buzima bwawe, amaso yawe yarabibonye, amatwi yawe arabyumva. Niki cyatuma wibagirwa Imana? Niki cyatuma wihebeshwa n'icyo ngicyo winjiyemo? Imana idufashe cyane. Hari igihe njya nganira n'abantu, hari igihe mba numva akanwa kanjye Imana ifashije kabonekamo ibyo guhumuriza abantu. Sinzi umuntu we yigeze kumbwira ngo ariko kuki uhumuriza abantu nubwo waba ufite ikibazo gikomeye kuruta icyo bafite? Ariko njye numva akanwa kanjye gakwiye kuvuga ibyo guhumuriza abantu no kurutsa imitima yabo. Kubera iki? Nuko amahoro Yesu atanga arenga ibihe, nuko amahoro Yesu atanga arenga intambara ducamo, nuko amahoro Yesu atanga asumbye cyane ibiturusha n'ibitugerageza, ibituremerera. Iyo mitwaro muririmbyi niko yaririmbye avuga ngo yawe uyizane ngo kuri Yesu kuko nta kimunanira. Ntabwo Yesu akangwa nuko uri mu gihe gikomeye cyangwa kiruhije. Oya, afite ubushobozi, afite imbaraga, afite ububasha bwo kubigukuramo, ariko niyo atarabikora ntabwo ari cyo gikwiye kukumara imbaraga zo gushima. Ndakubwira abantu ngo rebera Imana mu byo yakoze, wirebera Imana mu bintu itarakora. Bamwe njyana bavuga ngo narayibwiye ngo ibintu utabikora ngo nzakuvaho. Gute? Ntabwo bishoboka. Ngo ibintu utabikora ngo Mana ngo nanjye sinzongera kugira gutya. Rimwe na rimwe yabigukorera ukanabyatuza kandi ukabibwira abantu, ahari ukagira ngo yabikoze kubw'isengesho rimeze gutyo. Oya, Imana n'umukozi w'umuhanga cyane, ahari irapima ikabona imbaraga zawe uko zingana, ikavuga ngo reka nere kumutakaza, bigatuma ikuramiza urukundo rwinshi ifite. Ariko si iryo sengesho yashingiraho, kuko Imana yakurekera aho hantu hameze gutyo kandi kahakurindira bigakunda, kandi kanagufata ikagukomeza ntugende. Ariko hari igihe urukundo rwayo rwinshi rugukurikirana ikakurindira aho hantu, ikanagufata ikavuga ngo reka mbe mukuye muri iki kibazo kuko ndabona ananiwe. Imana ishimwe. Ariko icyo twarimo tuvuga ngo Uwiteka ahimbazwe ko atadutanze ku buhigo w'amenyo ibyaduhigaga. Imana ishimwe. Wowe se niki cyakugerageje muri uyu mwaka? Wowe se niki cyakuruhije? Ese wabonye Imana yakikurekeyemo? None se niba ukikirimo bwo byashoboka ko ari uburwayi. Abinjiye mu bitaro igihe winjiriyemo wabonye bose baratashye. Hari abarayemo ijoro rimwe barapfa, wowe uracyahumeka. Hari abarayemo amajoro abiri ntibayarenza. Hari abarayemo wenda ari impanuka wakoze ubona wowe urimo gucumbagurika uragerageza, abandi babaye paralize byarangiye. Icyo nzi ni kimwe njya nkunda kubwira abantu twaganiriye cyane, ndababwira ngo Imana mu bumana bwayo iyo utumbiriye ikibazo mu ruhande rw'iburyo bwawe ukabona hari ikibazo cyagukomereye ukareba yugatindayo, ijya yoherehereza marayika kubera urukundo igukunda, agakebura umusaya ukareba imoso ugahita usanga yishimwe, kikaba ikinyuranyo. Iburyo bwawe iyo hari ikibazo gikomeye Imana ikwerekeza ibumoso kugira ngo ubone ishimwe, ugasanga impande zose Imana irahari. Haleluya. Muririmbyi avuga ngo mpande zose urahari. Imana ni gute hari mu mpande zose? Ahari ikibazo irahari, ahari igisubizo irahari, ahari ubutabazi irahari, nawe ugeragejwe irahari, ahari amariririyo n'ahari ibitwengiriyo ni Imana yakandi karyo. Ni ku muririmbyi yaririmbye. Rero impande zose Imana irahari. Nureba iburyo ukahareba cyane, ukareba ku kibazo, ukareba ku burwayi, ukareba ku bukene, ukareba ku bushomeri, ukareba ku gutinda mu kibazo ukahatinza amaso, nkuko marayika yigeze gukebura indogobe akayikubita kangahe, niko n'ubundi Imana yohereza marayika ikavuga ngo
dore umuntu wanjye atindisha amaso ku kibazo, mukebure gato arebe n'ibumoso bwe, arebe igisubizo gihari, arebe ubutabazi namutabarishije, arebe uburinzi namurindishije, arebe amarira namuhojeje, arebe igihe gikomeye namutambukije, nuko yongere kunyibuka. Amen. Imana ni Imana ifite ubushobozi bwo kukurindira no mu kibazo, ikakikurindiramo, ikagufubika, ikakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo kw'imbaraga nyinshi, nuko ukabona ko Imana muri kumwe. Imana ishimwe. Ari igihe umuntu agera mu gihe kimugoye cy'intambara, cy'ibigeragezo n'ibibazo, akibagirwa Imana. Njya ntangara iyo mbonye umuntu yibagiwe Imana, kandi nyamara Imana yakuramiye kiriya gihe n'ubundi iracyahari kugira ngo yongere ikuramire. Ikintu giteye abantu kwibagirwa bijya bibabaza Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo ubwoko bwibagirwa bumarwaho, ubwoko bwibagirwa Imana bumarwaho. Iyo wibagiwe Imana ugatera Imana umugongo, rimwe na rimwe hari igihe gukebura ikavuga ngo ongera wibuke, ongera ugarure umutima, ongera wibuke ibihe byawe bya mbere. Ariko hari n'igihe kigera Imana ikabona wanze kumva ikakureka. Ni ku bwoko bwibagirwa Imana rero bumarwaho. Ariko twari dusomye iri jambo ngo ni ukuri Imana yacu ishimwe ko itadutanze ku muhigo w'amenyo yawe. Nkundira were kwibagirwa Imana, nkundira wongere ugaruke mu murongo ukwiriye, nkundira were gukumbura ibyo wari wasize inyuma, ngo wongere wumve ari bwo buzima ukwiye gusubira kubamo, wongere wumve ukumbuye kwibera mu byaha, ahari ngo nuko Imana itagukoreye iki ngiki. Oya, Imana ntabwo yibagirwa, Imana ntabwo inaniwe no gukora ibyo, ahubwo twibukiranye ko Imana ikora hageze, Imana ikora ku isaha. Imana ntabwo tuyisunika, ntabwo tuvuga ngo bikore vuba, ngo kugira ngo tutagenda, ngo kugira ngo tutakuvaho. Ntabwo Imana igira igihombo, intakaje cyangwa igutakaje, ntabwo twavuga ngo hari irahombye birayicikanye, kuko uri ikiremwa. Kandi ikibumbano ntabwo kijya kibaza umubumbyi ngo umbumbye ute, ungenje ute, ahubwo Imana ikibishaka nuko wowe aho igushyize uhaguma ukayihategerereza. Ariko ijambo riravuze ngo ikigoyi kiracitse tuvamo turakira, kuko gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Imana yacu nishimwe. Ese aho waba wibuka Imana, waba ufite akanwa gashima, reba nawe ukwezi kwa mbere ibyo Imana yakurinzemo, subiza amaso inyuma ubyibuke ingendo wakoze, wibuka amajoro wasinziriye, bamwe barasinziriye baherayo. Reba uko wariye, uko wanyoye, uko wambaye, ukuboko kwe kureshya gute muri ibyo ngibyo Imana yakoze. Kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, tugeze mu kwa 12, harabura iminsi mike ngo dusoze umwaka. Niki watanze kugira ngo urindwe? Niki watanze kugira ngo ubukibukwa? Nizihe mbaraga washyizemo? Nubuhe bushobozi wari ufite kugira ngo urindwe bingana bityo? N'ukuboko kw'Imana kwakuramiye. Rero nawe ukwiye kugira akanwa gashima, nubwo waba uri mu bigeragezo, nubwo wabona hari bituzura, ukwiye gutunga akanwa gashima, gafite ishimwe, kavuga ngo aho ugejeje Imana mbaye ngushimiye. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Imana ishobora byose, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Abantu baba mu mahema yawe bakagumamo, bazarindwa, bazihishamo, ntacyo bazaba, ntacyo bazabura, ntacyo bazakena. Kandi muri ubu buzima babonye hari n'ibidakunze, none bahora n'ibyiringiro ko ejo uzabikora. Izina ryawe rishimwe Mana. Turagushimiye ku bw'ijambo ryawe, turagushimiye ko ijambo ryawe ritajya riba rigufi, rihora ryagutse, rihora rigari, rigera kure, kandi abaryumva none n'abazaryumva bakunguka, kuko Imana y'imbaraga nyinshi. Ndagushimiye Yesu. Nkundira tubane iki gitondo ningingiye abantu barushye, bagowe, bababaye kubw'uburwayi, kubw'intambara n'ibigeragezo by'uburyo butari bumwe. Kuboko kw'Imana ni kubasangeyo aho bananiriwe, aho baririra, kubafate, kubagarure mu buzima, kubagarure mu byishimo, kuko ijambo ryambwiye kutanezezwa no kubabaza umuntu iteka. Ningingiye kandi abantu basubiye inyuma kubw'igihe kimeze gutya, kubwo kwibaza ngo nubundi ntacyo byari bimaze. Mana, abo bagarure, basubize mu murongo, basubize mu nzira, nabo bakumenye, nabo baguhindukirire, kandi nabo bakugarukeho kuko Imana. Ndagushimiye Mana. Nkundira tubana uyu munsi, umugisha umuntu wese wumvise iri jambo, umushyigikire kandi umwagure. Abasinziriye bakangurwe n'imiburo yawe, kandi ijambo ryawe ribe rizima, ryaguke, rigere kure, aho nge ntagera, aho ntageze ijwi, aho ntageze ubushobozi, wowe urigezeyo kuko Imana. Ndagushimiye Yesu. Ubugingo bwacu burindwe, ryo kuguma mu bwisho bwawe, ryo kukugumamo, twinde kurangara, twinde Satani watunyaga, ahubwo utugirire ubuntu n'ibambe. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mana umugisha, uko intego yacu iri
ni ukuvuga Yesu neza aho turi, aho dutuye, aho dukorera, aho tugenda, kandi mu Kristo ukarinda ubuhamya bwawe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen.